how to deal with your espresso machine. Ni gute udealinga na espresso yawe machine ya uzi kuyifixinga mu buryo bwo kuyicleaninga, uzi kuyifixinga mu buryo bwo kuyifungura nko mu gitondo wenda tuvuge uje kuri shift neza machine yawe ya grinder nago extraction igenda neza nkuko ubyifuza. Ya iyo umaze kumenya rero kukaribira imashini nibwo usatira cyo bita grinding size iri perfect grinding size rero ikaguhereza good extraction y'ikawa uri gushaka cyane cyane nko kuri espresso. Perfect espresso niyo iguhereza. Naje kukubwira ukuntu barista yitwara mu kazi, naje kukubwira icyo barista akora, naje kukubwira icyo ikawa ikorera umuntu, ikawa yaguhindurira ubuzima. Ushaka kwiga barista nongeye mwibutse mu Rwanda, ushaka kubyiga live apana kuri YouTube, ukazaza ugenda ukiga ukagaruka nahano ugafata amasomo. Ushaka kubyiga rero mu ishuri live nuko nakorangije ishuri ryitwa Elite Cafe rikorera iremera ku Gisimenti, aho ngaho bagufasha. Abantu bakomeje kumbaza cyane se nihe twakiga ikawa, ariko ishuri ryiza ryizewe mu Rwanda, ishuri bita Elite Cafe iremera ku Gisimenti, ahantu bita kuri Clinique du Plateau, aho kujya mu muhanda kabisa tubabona niho baba baherereye, cyangwa se nimero zabo ndaza kuzipininga muri comment, muze kugenda muzirebe mujye mujya kwiga ikawa. Kandi kwiga ikawa n'ubuzima, ikawa n'urukundo. Hello everyone, nongeye kwasuza cyane mbahaye ikaze on Iwacu TV. Ndewe rero ni Chef Alex, nje kubaganiriza rero ku kintu kijyanye cy'ubwo bavuga se ngo ni gutabona akazi mu Barabu, aho za Dubai cyangwa Oman, atandukanye Abarabu bagira ibihugu byinshi. So rero wowe kujya babona akazi muri Oman biragusaba kuba uzi ikawa neza cyane, kubuza ikawa neza cyane mu buryo budasubirwaho. Ari basic knowledge ku ikawa rero. Icyambere umenya muri basic knowledge ku ikawa, ugomba kuzi coffee beans. Coffee beans ku ikawa habamo ikangubwe ubwoko bubiri bw'ingenzi, iyo bita robusta niyo bita arabica. Ugomba kumenya kuzitandukanya izo kawa, ukamenya amakafeine yazo, ukamenya aho zihingwa, uko nyine ubwo ni coffee beans muri rusange. Amakuru yose coffee beans yose ukakusanya ukabuyazi, kuko anytime wowe wagiye muri interview bazazikubaza ko wakuri gushaka akazi kandi baragafite n'akawe, bazakubaza mwe ko rero uri qualified kuba wabona ako kazi. Ikindi cya kabiri uzamenya ku ikawa, umubarista ushaka akazi mu bigo byo hanze uzamenya icyo bita brewing method. Iyo brewing method rero niyo ibikubiyemo zira za French press, zikubiyemo za Aeropress, zikubiyemo za pour over zo dukoramo nko muri kuri V60, urumva ikubiyemo n'andi ma brewing menshi. So rero ivyo bintu ni ibintu ukwiye kumenya. Ikindi cya gatatu ukwiye kumenya cy'ingenzi icyo bita extraction. Icyo bita extraction y'ikawa nyine, coffee extraction cyangwa se espresso extraction. Espresso extraction rero kuzimenya na kindi nyine wowe biragusaba kuza pratique ko mugane n'ababwira za buri munsi. Ese buri munsi twe iyo ukoze pratique wiga kuki. Coffee extraction nacyo ni ikintu kizagufasha mu kuba wazimenya. Coffee extraction rero ijyana n'iki? Coffee extraction ubusanzwe cyangwa se akenshi ijyanwa n'icyo bita grinding size. Itakribiye neza imashini yawe ya grinder nago extraction igenda neza nkuko ubyifuza. Iyo umaze kumenya rero kukaribira imashini nibwo usatira cyo bita grinding size iri perfect grinding size rero ikaguhereza good extraction y'ikawa uri gushaka cyane cyane nko kuri espresso. Perfect espresso niyo iguhereza. Indi tip rero ya kabiri ngo mwe kukubwira rero niki ni ukumenya gukoresha cyangwa se kwiyumvanamo n'ibikoresho byawe. Kuba comfortable n'ibikoresho ukoresha equipment ziri muri station ya barista. Equipment ziri muri station ya barista nakundi ukwiye kuzimenya, niko icyambere uheraho ni espresso machine. How to deal with your espresso machine. Ni gute udealinga na espresso yawe machine, uzi kuyifixinga mu buryo bwo kuyicleaninga, uzi kuyifixinga mu buryo bwo kuyifungura nko mu gitondo wenda tuvuge uje kuri shift kuyicana. Ntabwo mvuze kuyifungura mo imbere indani bya byo abatekinisiye, ariko ibyibanze kuri espresso machine ukaba ubizi. Icyo nicyo kintu cya mbere rero kizagufasha mu kuba uri umubarista rero uri gukora interview kwaza ni gute wa cleaninga imashini yawe. Komeza kugenda ureba ama video, tuzanashyiramo n'ukuntu wa cleaning imashini. Ibyo byose tubirambura mu buryo burambuye. Ikindi gikoresho cya kabiri ukwiye kumenya muri station ya barista, iki gikoresho ukwiye kumenya ni grinder.
ukuntu wakoresha grinder, ukuntu adjustinga nyine iriya mibare ya grinder, ukuntu nyine ukora calibration, niko tubyita gukora calibration, kuyiregera cyangwa se kuyitayaringa neza ku buryo isohora ikohereza ya instruction twavugaga hejuru imeze neza. Niba utayihaye good calibration ntabwo izakora instruction imeze neza, ko ubwo ntabwo uzaba calibrate neza icyo ushaka gukora. Ikindi gikoresho nyine ukwiye gukoresha kuri espresso machine, iriya steamer ya dusteamingisha amata, ukwiye kumenya uko ikontorora neza. Ni steamer ibigenda gutya nyine irabalancinga, ntabwo wajyana hino ukayigarura hino, kuko ukwiye kumenya kuyikoresha neza, kuko udashobora kuyikoresha neza ugashiduka wanakavanyemo, cyangwa se ugashiduka uyishyize muri pincha n'uyishyiremo neza. Ibyo ni byo bintu. Nanone ubwo nizi tipu eshatu kuri tipu ya kabiri, ni subtipu kuri izi tipu. Rero nizo tipu ukwiye gukurikiza mu kumenya neza ukoresha ibikoresho station ya barista. Tipu ya gatatu rero tugiye kurebana ni ngiyi. Tipu ya gatatu iri kuzamo ahangaha ni kwitoza gukora latte art. Abantu ababarista benshi kiradutsinda cya latte art. Ntabwo latte art ari ikintu gipfa koroha habe namba. Latte art ntabwo ari ikintu gipfa koroha habe namba, ariko uhera kuri izi art ebyiri ngiye kubwira ukazimenya neza. Art ya mbere iyo bita triple, art ya kabiri umutima. Nizo art zoroha kuba watangiriraho kugira ngo ubashe kugira ubumenyi kuri art. Kandi burya art, cyo nakubwira, art igaragaza experience umuntu afite muri barista. Art nujya gusaba akazi ntabwo azakubaza gukora art ngo runaka, ngo dukorere umutwe w'ikimasa ngo mu gikombe, ngo dukorere urukwavu mu gikombe. Art ijyana n'iki? No kumenya gusteaminga. Iyo umenye gusteaminga biguha kumenya art nziza, nye wakora art nziza. Burya steaming iyo ari nziza, art nayo nakabuze warakoze practice, art yawe izari nziza. Tip ya kabiri nabahereza kuri latte art ni practice, everyday practice. Everyday practice burya ivamo ikintu kizima. Everyday practice burya iragenda ikagufasha kuba nyine iyo ubaye consistent ku kintu, iragenda ikagufasha kuba wamenya art. Uyu munsi wabikora bikanga, ejo ukabikora bikanga, ejo ukabikora bikanga, ejo hakazaho akantu kamwe, ejo hakazaho tubiri, ejo hakazaho icyumweru cyangwa se ukwezi kujya kurangira bamenya gukora art. Niyo wamenya art imwe mu kwezi, please cyo nyine basubiriremo. Art nyinshi uzimenya ari uko uri mu kazi, ni experience. Ariko iyo ugitangira gerageze toze art ebyiri cyangwa imwe, uyimenye neza kujya gutunga aba ngo dukorere art mu gikombe, wahe tuyikora. Wishaka gutangira ngo utangira ku nkwavu, tujya tubona bashyiramo iby'inkwavu. Art igomba kuba yayindi ari ebyiri cyangwa se imwe. Ikindi nakubwira rero, kumenya amata dukoresha kuri latte art. Mu barista ugomba kubuza amata ari ubwoko bwinshi. Amata ariko ngiye kubwira mu bwoko bubiri bw'amata cyangwa se kandi z'amata ebyiri, harimo low fat milk n'izifite amafat menshi. Afite fat nkeya, kuri mata afite fat nkeya n'amata afite fat iri hejuru. Rero muri latte art dukoresha amata meze ute? Muri latte art dukoresha amata afite low fat, afite fat nkeya ku buryo iyo tuyisteaminze amata afite high fat, iyo steaminze zana form nini cyane, bikugora kuba wakora art. Ariko amata afite fat iri hasi biroroha kuba wakorera steaminga neza bikavamo. Ubwo urumva cya mbere ni kumenya kumetiriza ama art abiri, triple n'umutima. Icya kabiri ni practice. Icya gatatu ni kumenya amata ukoresha. Amata ukoresha burya nayo ni ingenzi. Main tip ya kane rero main tip ya kane ni customer service. Uko wakira umukiriya mu barista. Ubwo nayo babwiye mu barista kenshi ari gihe twisanga twabaye abaseriveri. Nubwo ndi chef ariko nanjye ndi na barista. Ariko ari gihe twisanga twabaye abaseriveri. Icyo kugira rero ni customer service. Customer service rero ni igihe uzabona umukiriya yinjiye ukamusuhuza useka, ukamusuhuzanya urugwiro, ku buryo yumva ko n'ubutaha azagaruka. Ku buryo yumva ari free, ku buryo yumva ari nko mu rugo, ubutaha akazagaruka kubera customer service yawe, kubera service yawe wamuhaye. Ikindi akazamo n'izo qualities z'umubarista. Iyo nayo ni quality y'umubarista, ariyo ukorana speed.
speed igihe umukiriya agutumye ikintu speed iba ari ngombwa, kandi ikindi cya kabiri ukaba smart ku buryo umukiriya nyine nawe ntanakubona abona kuko urakeye n'ibyo uri gusavinga byanze bikunze abigirira peti ko nabyo abayizeye ko bifite isuku. Indi tipu rero ya gatanu, tipu ya gatanu ikurikiyeho ni tipu ivuga ngo umubarista wese iyo ukora ikinyobwa cyangwa se uteka cyangwa se ukora ikintu cyari cyose ukwiye kugitestinga. Iyo umubarista cyangwa se niyo waba umubarman wari wese tuzagaruka kuri barista, iyo ukora ikintu ukwiye kugitestinga. Urumva iyi tipu ya gatanu iravuga ngo ukongera ubumenyi muri barista cyangwa se ongera ubumenyi, keep learning. Urumva keep learning. So hazamo tipu ya mbere muri keep learning rero hazamo ko wakongera icyo bita test y'ikawa, ukasura wenda tuvuge coffee shop ya iwanyu cyangwa se aho uri ugatestinga yaho, ejo ugasura iy'ahandi, ejo ugasura iy'ahandi, ejo ugasura iy'ahandi, ugenda testinga different test. Uyu barista Eric afite test ye, barista runaka afite test, barista Alex afite test ye, ukagenda testinga n'amakofi beans yabo yagenda ya testinga, wumva uyu munsi nafashe ikawa yingi, ejo nafashe yingi, kujya ukomeze wumva test izarizo. Tipe ya kabiri ni kwatendinga ahantu cyangwa se n'ama competition y'abakapa. Abantu bagukapinga rero nuko kwakunda abantu bakora ama competition, akaza abantu batestinga bumva ikawa, bituruka muri ya test nakubwiye, bumva ikawa ko imeze fresh cyangwa se bumva nyine ari ibintu abakapa baba bakora. Nyine niba ushaka kumenya uzazukurikirana hano, nabyo tuzabisobanura neza, cyangwa se wanajya no kuri gukandikamo kwatiza abakapa cyangwa se abakapa bakora iki bakabikuzanira bakabikwereka. Rero uyu munsi ngiye kubwira nyine ujye watendinga ibyo bintu, urebe ko nabandi ba barista bakompeta, urebe ko abakapa bakampinga. Ibyo ngibyo ko abakapa bakampinga bituruka muri wa muntu wamenyereje urimo rwo gutestinga ikawa. Kiri cya gatatu ni ukuguma uri update ku makuru y'ikawa cyangwa se ku makuru ajyanye n'iby'ikawa ari trend, ari gutrendinga. Ese akazi k'ikawa kari he? Ese ikawa igezweho muri iyi minsi ni izihe? Cyangwa se ni iki gishyashya cyinjiye mu ikawa tutazi? Ni gute noneho basigaye bapuringa za V60? Ese V60 igezweho ngo basigaye bakoresheje coffee beans? Cyangwa se nije igihugu kiri gutera imbere mu ikawa? Cyangwa se ikawa ni hehe iteye imbere? Ninuka ko amakuru y'ikawa akomeza kuza mu mutwe, niho uzahinduka umubarista mwiza. Byo nakubwiye wajya no hanze kwaka kazi bikaba byagira ute byakorohera ko uri muri interview ko wavuga amakuru uzi kwikawa umuntu akahita akwizera cyane. So tugiye kurana tipe ya gatandatu rero. Tipe ya gatandatu iravuga ngo umubarista agomba kuguma ari clear kandi ari clean, ari na organized. Kumva barista ari clean, akeye kandi ari organized mu mutwe, atari umujagaraye. Gute umuntu agaragaza ko ari organized mu mutwe? Ni igihe umaze gukora nk'ikawa cyangwa se umaze gukora commande runaka, ukahita ukora clean as you go, ukora isuku aho wari uri gukorera igihe commande yawe irangiye. Icyo gihe ugaragaza ko uri organize. Igihe wafite abakiriya benshi, udafite abakiriya benshi, ugomba guhora uri clean as you go, ukora isuku uko urangije step by step, ukora isuku. Icyo gihe ugaragaza ko uri clear mu mutwe. Cya kabiri ugakora ikintu cyo bita food safety. Food safety ni iki? Ubwo no kuvuga ngo no gukurikiza standard ya food safety, isuku muri rusange y'ibyo tusavinga, ibiryo n'ibyo kunywa. Ukambara gloves igihe uri gukora ikikunywa cy'umuntu cyangwa se umubarista anytime. Ntago umubarista akora barista gusa, hari igihe utanga n'imigati cyangwa se n'amasweet uri gucuruza aho hafi, ukasuka mu byo utanga, mu byo ukoraho byose, nupfe kubikora uko wiboneye. Iyo icyo gihe wakurikije standard ya food safety numva niba hajemo n'ibiryo ntago bivuze ngo ugiye guteka. Food safety hera n'ibyo ugiye gusavinga ako kanya. Food safety umubarista aba yikeneye. Icya kabiri ni kumaintaininga nyine equipment zawe. Kumaintaininga equipment zawe bya buri munsi, uhora ukora amasuku. Kumaintain equipment zawe bya buri munsi, uhora ukora amasuku yazo. Uko umaze kuyikoresha uyikorera isuku, umaze kuyikoresha uyikorera isuku, byari nakubwiraga bya clean as you go. Ako ukanabigira no kuri equipment zawe. Ya machine ya espresso turi gukoresha, umaze kuyikoresha cleaninga ya grinder, umaze grading ikawa zawe, kwa kuna coffee butter ayagiye ku ruhande ukahita cleaninga.
ibyo bintu rero nkubwiye byose niba uri umubarista ukabuze ko utabyujuje ukabuze ko ushaka akazi hanze mu bihugu by'Abarabu ko tuzi ko barista itwerekeza mu Barabu kwako niho abantu bakonsoma ikawa cyane mbanza niho abantu bakonsoma ku mubumbe w'isi niho abantu bakonsoma ikinyobwa cy'ikawa cyane kurusha indi migabane. So niba rero wumva ushaka akazi rero mu bihugu by'Abarabu Dubai, Oman, Saudi Arabia, Kuwait n'ahandi cyambere kwe gutangira ugendura ibintu nakubwiye byose ureye ko ubyujuje nuza gusanga ubyujuje uzaboneho none utangire process y'ukuntu wajya gukorera hanze. Ibi byose rero kuri YouTube channel yacu nibyo naje kukubwira ukuntu barista yitwara mu kazi, naje kukubwira icyo barista akora, naje kukubwira icyo ikawa ikorera umuntu, ikawa yaguhindurira ubuzima. Ushaka kwiga barista nongeye mwibutse mu Rwanda, ushaka kubyiga live apana kuri YouTube ukazaza ugenda ukiga kukagaruka nahano ugafata amasomo. Ushaka kubyiga rero mu ishuri live nuko nakurangira ishuri ryitwa Elite Cafe rikorera iremera ku Gisimenti, aho ngaho bagufasha. Abantu bakomeje kumbaza cyane se nihe twakiga ikawa, ariko ishuri ryiza ryizewe mu Rwanda, ishuri bita Elite Cafe iremera ku Gisimenti, ahantu bita kuri Clinique du Plateau, aho kujya mu muhanda kabisa tubabona niho babaherereye, cyangwa se nimero zabo ndaza kuzipininga muri comment, muze kugenda muzirebe mujye mujya kwiga ikawa. Kandi kwiga ikawa n'ubuzima, ikawa n'urukundo. Ya ciao ngewe yari Chef Alex, Barista Alex, ujye unyita icyo ushaka. Ndabakunda cyane, mujye muhora munsapotinga kandi mushyira comment menye ko mwari muhari. Ciao.